Umukobwa yagize gutya afatana amafoto n'umurambo maze imyaka irenga igihumbi upfuye. Gusa ageze mu rugo yatangiye kubona ibintu biri kumuhinduka ku mubiri we, abona yameze nabi. Kumbe wa mubiri nawo wari uri mu mva watangiye kugenda, wakabiri kagenda kagarukamo gasa neza. Yarongera agaruka hahandi kuri wa mubiri umaze igihe. Uwari uri aho ngaho bagayidinga aragira ati birabujijwe gufatira amafoto kuri ino mirambo, ariko yumva atari kubyumva arakomeza akajya yifatira amafoto. Wa wundi arangije aramubwira ati inshuti ye ati ibyo bintu birimo ntago ari byo. Aramubwira ati winsakuriza, wundi nagerageza kubabuza aragira ati ibintu mukora hano ntago byemera. Atangira no kubura navuga ati gufata amafoto hano bishobora kuba byemewe. Undi aramubwira ati ndibuka nyogokuru yarambwiye ngo kwifotoreza ku murambo cyangwa se ku muntu wapfuye ni bibi cyane kuko bishobora gutuma umusimbura mu gituro cye nawe ukaba ari wowe ujyamo. Mushito we n'ubundi yakomeza amubwira nabaga ati ibyo bintu uri kuvuga nibyo abantu b'abakecuru n'abasaza bahura batera ubwoba abantu. Uramubwira ati nkeneye kusiba ayo mafoto none ahangaha kuko ayo mafoto ntago byemewe. Yerekanye ko asa nk'uwasibye gusa yongera kwereka inshuti ye, amwereka ko amafoto akiyafite. Aravuga ati angangiye no kwitanya postinga mbone za views. Arangije arebye umurambo wone no guseka mu ifoto abimweretse inshuti yibona nta kintu, ariko navuga ati wowe genda uri kubeshya nta cyabaye. Aragaseka gusa arakihorera. Arangije arakabwira ati reka tugende nyine. Barataha. Haciye amezi wa mukobwa n'ubundi yari yaprodinze ka gafoto akerekana rwose. Nanone barakomeje barareba rwose, bakomeza bareba muri traffic y'ibyo bagiye babandikira ama comment n'iki byose. Babonye aba followers benshi cyane kubera ya foto nyine yashyizeho. Gusa hari n'abamuburira agambwira ati ibyo bintu wakoze rwose ni ikizira, ntago wakabaye bikora. Gusa yakomeje kwanga kubyumva. Amujya n'inama agira ati wasibye iyo foto, ko ifoto ishobora kuzanira ibibazo. Yanga kubyumva, aramwirengagiza yikomeza utuntu twavuga ati ndi kubona aba followers benshi rero ibyo bintu uri gukora ntago nabyemera. Yatangiye kwandikira message umuntu ameze nk'ari gutanga warning. Yaramubarije ati niki cyamubaho adasibye ifoto. Uwamusubije aramubwira ati uwo mukobwa n'ubundi gake gake azahinduka wa murambo. Mu gihe gitoya yasubiye kurasanga konti bayiborotse, aza ari kuraka n'uburakari bwinshi cyane. Ibi ni biki byabaye cyangwa wandeze? Kubera iki wandeze? Yatangira kumuburanya cyane amushinja ko yamureze. Ariko abandi bantu binjira mu cyumba aho ngaho baraza baramubwira ati ni gute byagenze bitatangira kurega. Wa mukobwa aravuga ati inshuti yanjye rwose niyo yabikoze. Akimara kubona kano gafoto aba babonaga mu cyumba bavuze ati ibi ntago ari ibintu bidanje, gateye ubwoba mo gake, ariko ntago byatuma ibi byangiza ubushuti bwanyu kubera ngo ifoto yaje. Gusa umukobwa ntago yari afite uburyo agaragazamo rwose ko iyi foto ishobora kuzana ikibi. Cyo afite no gusa nk'ubyirengagiza. Bose kandi bari basinyiye mu itimu ishinzwe gufana bagira ngo bazarebe umuntu uzatsinda cyangwa se uzaba ubayoboye nyine. None ubona ko rwose aho bari kuba muri dortoir ibintu bitangiye kugenda biba neza. Gusa yatangiye kwipima ibiro, abona amaponde abintu yavuyeho. Inshuti igiye kwipima isanga yavuye amaponde arenga 10 yose. Birabatangaza cyane n'ababaga mu cyumba cyabaga ati cyangwa sha wafashe ibinini bituma umuntu ananuka vuba vuba. Yati ngeyo rwose n'ubwiza bwanjye busanzwe nta binini nafashe, nuko nyine natakaje ibiro kubera nyine meze neza nta kibazo mfite. Aravuga ati cyangwa ushobora kuba urwaye byatangiye kuba ibindi bibazo. Aramwira ati ngewe no kuba ndi mwiza gusa. Yarakomeje areba wa murambo wari umaze imyaka myinshi. Arebye asanga wa mukobwa hari akamenyetso umurambo wari ufite. Yatangiye kukagira bisa nkaho rwose yenze nabi kuko yibukaga n'ikiganiro yagiranye na Netizen. Yongeye kumwandikira mu Netizen ubizobereyemo, yatangiye kumubwira ati rwose inshuti yawe igiye gutangira nayo ihinduka umurambo bagurane. Atangira noneho amanota yarasohotse aramubwira ati niwe bahisemo rwose nkaho ari wowe uzaduhagararira. Umukobwa yarishimye nyine kuko yabitsinze. Yarakomeje n'ubundi yanga kuva kwizima. Aramubwira ati n'ubundi wowe ntago baguhisemo. Amubwira rwose ari kumushihura. Amubwira ati gutakaza ibiro ntago ari ibintu byapfa kubaho mu minota mike cyane. Umukobwa ntago yakomeje kwita ku magambo ari kumubwira, ahubwo yageragezaga uburyo yatabara inshuti ye. Aramubwira ati ya foto wayisibye. Ati ya foto naniyo nasiba. Atangiye no kubimubwira nabi cyane. Amubwira ati wa murambo watangiye gufata isura yawe, uri kugenda mugurana isura gake gake. Inshuti ze ziravuga ati ibyo bintu uri kuvuga rwose nuko wagize agashyari, naho ubundi nta kintu cyabaye. Hashize iminsi kuko yari yamaze guhitwamo rwose ameze neza. Abahungu batangiye kumwiruka inyuma bamuzanira impano. Atangira kwishimira ko yatangiye kuba umukobwa mwiza. Abakobwa gusa batangiye aho ngaho. Yaje kugira gutya asanga imisatsi ye itangiye gupfuka. Yatangiye no kugira gutya umusatsi utangira kuva rwose utangira gupfuka. Abakobwa kajyamura akanga ati biganaga baza bari kumusanga nawe ati turi kugenda udutwarira abasheri, utangiye kutwibira abasheri. Batangira kutangira kumurwanya. Muri kwa kumurwanya nibwo wa musatsi nyine waje kuvaho. Bamukuye umusatsi batangiye kureba babona atangiye gupfuka umusatsi. Ati ibi ni ibiki? Ahita yirukanyira muri dortoir basigana wa musatsi. Gusa wa musatsi wasaga nkaho kurera rwose umeze nk'ari umusatsi w'umuntu wapfuye kera cyane. Wa mukobwa yise atangira inshuti ye itangira kwandikira wa mugabo iramuza se ibintu bitangiye kuba ko mbona atangiye no kugira umusatsi ugatangira gufuka. Ndaramubwira ati si ibyo byonyine ahubwo n'uruhu ruratangira rugende rujye rushushuka rwose, usange rwose ari kugenda nyine ari kugenda ahinduka wa murambo bari kugenda bagurana.
Umukobwa ku mugoroba yazanye agapakeji bafite amatsiko ageze gutya apfunduye asanga harimo wigi. Inshuti yirebye babona harimo wigi, arangije agira ati iyi wigi niyo kugira ngo nyine njye mpindura, ndashaka guhindura umusatsi wanjye gusa. Akomeza bikeka. Abandi bashuti be batangiye kumureba babona akantu yambaye ku mutwe, avuga ati reka tukarebe. Bamukuyeho babona wa musatsi bita bibatangaza, rero kwa kundi yapfutse umusatsi birabatangaza cyane rwose, avuga ati byagenze bite, niki cyabaye. Inshuti igerageza kuvuga kuri bya ya foto, umukobwa atangiye kubirakariramo cyane, birangira n'ubundi bibaye nabi. Barongera nyine bahita bagira gutya bararyama. Yibuka ariko magambo wa mugabo nyine yamubwiye, yaramubwiye ati buriya imirambo abantu ugiye guhinduka imirambo usanga amaso yabo abakanuye niyo basinziriye batari no guhumeka neza. Yagize amatsiko aravuga ati reka nze kureba. Aza ku buriri bw'inshuti ye, arangiza kureba aho yari aryamye aho ngaho. Arebye abona n'ubundi kwa kundi bamubwiye niko bimeze rwose. Arareba abona rwose n'inzara ze zatangiye kumagara cyane. Umukobwa agize gutya afungura amaso ye agihaguruka, inshuti ye yarasakuje, ako kanya ihita imanuka hasi. Umukobwa akomeje kugira ubwoba, akomeza kujya kubaza wa muntu bahuriye kuri internet, atangiye kumubaza agira ati ko mbona bitangiye ku bintu bidasanzwe. Aramubwira ati wa murambo n'inshuti yawe byamaze kwihuza, byose byamaze kuba ikintu kimwe. Ariko ku manywa nyine inshuti yawe ubona ari ya yindi ya nyayo, ariko nijoro umubiri we uva muri control rwose, ugasanga wafashe imeze nka system nyine y'umurambo. Ariko nanone kubwo umukobwa yari yamaze kumenya ibanga, niwe target yari ikurikiyeho. Rero agomba gushaka igisubizo, akareba ko yasiba ifoto muri ya telefone y'inshuti ye kugira ngo niwe zitazamugera. Gusa byabaye bikurikiye byaje gutungura abantu benshi. Ubwo bari gufana nyine baraho ngaho, umukobwa akora bamusemo bazabyina, batangiye kwigaragaza, bari kwigaragaza, ukabona ko rwose umubiri we umeze nabi, uruhu rwe hafi mu ijosi ubona ko bimeze nabi. Atangiye noneho uruhu atangiye gushishuka ku maso, bigaragara nkaho nyine ameze nabi. Abaraho bose bitangira kubatungura cyane, n'abarimu baramutangiye kumutegeka. Amaze kubona yatangiye kumananuka, amubwira tugomba kongera ibiro nanoneho gakeya kugira ngo uzagaruke cyangwa tuzakwirukane muri ino timu yacu. Gusa inshuti yazi ko nabitajyanye n'ibyo kurya, ahubwo bijyanye na bya bindi. Arangije afata telefone aravuga ati reka mpigemo ya foto nyisibe. Muri ako kanya atangiye kureba mu mafoto ari kugenda yashaka, itiza yirukanga imeze nk'iyasazi, iti mushikuza telefone. Irangije aramubwira ati nta nubwo ahagarikiye aho ngaho gusa, ahubwo yakomeje no kubuza umukobwa nyine. Nyuma yo kumubuza gusiba ifoto, yagerageje no gufata akantu umukobwa kamurindaga yahawe na nyogokuru we, ariko birangira nyine bidakunze. Inshuti ye yaje kumenya yuko ibintu biri kumera nabi cyane, yahise agenda. Barongeye bamuha indi warning ya nyuma, bamubwira bati inshuti yawe rwose imaze kugera ku kigero cya 40% kugira ngo ihinduke umurambo. Kuva uwo munsi inshuti yatangiye kwitwara mu buryo budasanzwe rwose, irya ibintu byinshi cyane, atangira kurya ibiryo rwose ameze nkaho ari ihene bari kwahirira urubingo. Mu masaha y'ijoro yagiraga gutya akataka n'umuntu, agatangira kubanyunyuza amaraso, yarangiza agatabona ko rwose agaho kongeye kagagaruka. Umukobwa akibibona yaje kumenya ko n'ubundi ibyo bintu biri kuba rwose. Ababwira ati nabonye akantu keza ko kurya ijoro. Aza kumenya yuko umukobwa kugira ngo yongere kugira kabiri keza nuko hari undi muntu ari kugerageza kwambura imbaraga zivuye mu mubiri we kugira ngo agarure kabiri keza. Umunsi umwe muri dorotwari umuriro waje kuvaho, haza kuza umwijima mwinshi cyane. Muri uwo mwijima inshuti yagize gutya itangira kwegera umukobwa, imusanga mu biraho yari aryamye, iziri kugenda ivuga ijwi, itangira kumubwira ati reka turyamane. Ariko umukobwa aguma aho ngaho kuko yari kugenda yibuka nyine bya bindi bagiye bamubwira. Ameze yamaze guhinduka rwose neza, wa murambo akakibuka ibyo bamaze kumubwira. Aguma atuje ntagira ikintu avuga, atangiye kuza musatira agenda amukorakora. Arangije aza muryama iruhande, baba baryamanye bari kumwe. Bukeye nanone yaje kugira ngo ahure na wundi wamwandikiranaga, aje asanga umusaza uricaye ahantu. Aramubwira ati se muzehe niwe watangira kumusuhuza. Umusaza aramubwira ati ushaka kuba nyibeshyeho, ntabwo ari njyewe, ushaka gushaka undi muntu gusa ntabwo ari njyewe. Aramubwira ati unyihanganire. Agihindukira umusore bahuye, umusore amurebye abona nta kuntu yaba ari we, ashaka kugenda. Agiye kugenda umusore amufata akaboko, aramubwira ati humura, wa muntu ukeneye ashobora kuba ari njyewe.